rimwe na rimwe usanga abantu cyane cyane igitsina gore cyita ku ruhu rwabyo mu maso cyangwa se n'ahandi, ugasanga rero tuhatakariza amafaranga menshi, usanga umuntu ahatakariza umwanya munini, ariko hari ibintu ushobora kuba wirengagiza gukora. Ibyo bintu akaba ari ingenzi cyane kandi bikaba aribyo bituma ushobora kuba utagira uruhu rwiza nk'uko bikwiriye. Aha rero tugiye kureba ibintu ushobora gukora yaba mu gitondo cyangwa nijoro ugiye kuryama, bikaba byagufasha kuba wagira uruhu rwiza rudafite ibiheri, uruhu rwiza rutumagaye, rutavuvuka, uruhu rutagera rusatagurika, nyine uruhu rwiza wifuza. Kandi ibyo bintu bikunda ku bantu bose, yaba ku bagabo cyangwa ku bagore, ibyo bintu rwose biragufasha. Rero naho mu kanya ntucikwe, muri kumwe n'ibyo ushaka Liliane. Nimba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, please kore subscribe, kandi nimba utarabikora ubyibuke ubikore, kuko tuganira ibintu byinshi kandi byiza cyane. Icyambere rero, iyo ugiye kugira ngo utangiye kwita ku ruhu rwawe, ntabwo ari amavuta ahenze ukoresha cyangwa se wenda amasike ahenze ukoresha, kuko hari ibintu dukora nyine bituma ushobora gutuma ugira uruhu. Ikintu cya mbere rero ni ugukuraho makeup. Iyo wiriwe mu kazi cyangwa se wiriwe mu birori, wiriwe ahandi hantu, uje kuryama unaniwe, icyo gihe nyamuneka ukureho makeup. Biba byiza ufite makeup remover, ukureho makeup neza, ukarabe, noneho rero witegure kuryama. Ikindi cya kabiri ni uko iyo umaze gukuraho makeup ugiye kuryama, ibuka unywa amazi, kuko iyo umubiri wumagaye n'uruhu narwo rumumagara, cyane cyane rwo mu maso, ku ntoki no ku ijosi. Ugasanga umuntu nyine afite uruhu rutangana n'imyaka afite, ugasanga nimba afite 30, uruhu rwe rurasa nk'urufite 40. Rero ni byiza ko unywa amazi, kuko amazi atuma uruhu rugira itoto ryarwo, ku buryo usanga nyine rutose rumeze neza. Ikindi nanone, nimba ugiye kuryama nijoro, mbere umaze gukuraho makeup, burya biba byiza ko ushyiraho mask. Hari abantu bakoresha mask z'ibumba, hari abantu bakoresha mask baguze zindi mu mabutike y'ubwiza. Rero ni byiza gushyira mask wenda byibura 2 mu cyumweru. Icyo gihe bizatuma ugira uruhu rwiza. Ibyo ni ibintu ushobora gukora mbere yo kuryama. Aha rero tugenda no kureba ibintu noneho ushobora gukora ubyutse mu gitondo. Ibintu nabyo ni ingenzi cyane ku muntu ushaka kugira uruhu rwiza. Ijoro ryacu ryarangiye tumaze gukaraba, twakuyeho makeup, ikindi kandi twakoze na maske, twananyweye n'amazi. Mu gitondo rero iyo ubyutse, ntabwo bivuze ngo kuko waraye ukarabye, waraye wisize amavuta atuma uruhu rwawe rukomeza kuba rwiza, rukomeza guhumeka nijoro uryamye, ngo mu gitondo nubyuka ngo ntukarabe. Oya, iyo mu gitondo ubyutse urakaraba neza, wamara gukaraba neza ukisiga nyine amavuta yawe yagenewe yo mu maso, kuko amavuta yo mu maso biba byiza iyo atandukanye n'ahandi. Rero ukisiga amavuta yawe yo mu maso, noneho rero witonze. Kandi buryo umuntu asiga mu maso ntabwo asiga nk'uko asiga ahandi. Iyo ugiye gusiga mu maso, usiga ukora cercle, nyine usiga utwara intoki muri ubu buryo, ukora cercle nyine kugira ngo amavuta ashobore kwinjira mu ruhu. Noneho nimba ari ugukuramo amavuta ari mu ruhu avemo, cyangwa se wenda nimba ari kugira ngo uruhu rushobore kuba rwari rwumagaye, rushobore kongera kugira itoto yarwo bikonde. Ikindi cya kabiri rero ni uko mbere yo kugira ikintu na kimwe ufata ukibyuka, ugomba kunywa amazi. Iyo amazi uko yinjiye mu mubiri niko akuramo imyanda iri mu mubiri, yaba iri mu mubiri mu mandi ma organe cyangwa se mu mubiri nanone ku ruhu. Ikindi nanone ni uko iyo umaze kunywa nyine y'amazi yawe, hari abantu badakunda amazi, ukaba udashaka nyine udakunda amazi, byaba byiza ushyizemo nk'ubuki cyangwa se wenda ugashyiramo indimu. Ariko ntabwo bihindura yuko ushobora kuvuga ati wenda ndanywa akacyayi cyangwa se kofi. Oya, ni amazi niyo ugomba kunywa mbere y'ibintu byose ugiye gukora muri icyo gitondo. Ubundi ikintu cyose ushaka kugeraho wirinda gucika intege. Ni kimwe rero no kugira uruhu rwiza. Rero ikindi ni siporo. Biba byiza rero ukoze siporo, nimba utanayikunda washaka utuntu duke, wenda gusimbuka umugozi, gukora yoga, kandi nanone ibyiza ukayikorera hanze.
hari abantu bayikorera mu nzu cyangwa muri gym, ntabwo haba hari kwinjira umwuka neza nk'uko iyo umuntu ayikoreye hanze, kuko ni nabwo vitamine D iba iri kugenda yinjira mu ruhu rwawe, ugasanga rero rwa ruhu rwawe rubaye uruhu rushobora kuba rwakihanganira ibintu bindi biza bituruka hanze birujyaho, kandi nanone rukaba rwakora neza, kuko burya siporo ntabwo ituma amaraso atembera neza mu mubiri. Iyo amaraso atembereye neza mu mubiri, ni nako uruhu narwo ruba rubigiramo inyungu. Kandi nanone uko umuntu agenda ahumeka ibyo bisohoka mu mubiri, ni nako nyine rero uruhu rugenda ruhumeka, noneho rero rukaba rwabonera aho rukurira, rukaba rwabona aho rwisanzurira, ukaba wagira uruhu. Icyanyuma rero ugomba gukora mu gitondo ubyutse kugira ngo ugire uruhu rwiza rwo mu maso rusa neza, ni ifunguro rya mu gitondo. Hari abantu rero bazi ko ifunguro rya mu gitondo ridafite umumaro, cyangwa se wenda niba agiye kugabanya ibiro akumva ko ari buhere ku ifunguro rya mu gitondo. Ifunguro rya mu gitondo, iyo ufashe ifunguro rya mu gitondo rimeze neza, ni nako uba ufite ubuzima bwiza, yaba ari indwara z'umutima, za kanseri, za diyabete. Umuntu ufata ifunguro ryiza rya mu gitondo ntabwo apfa kwatakwa nk'uko umuntu utarifata. Rero ni nako bigirira uruhu umumaro. Rero niba ushaka kugira uruhu rwiza mu gitondo, ujye ubiha agaciro, wicare ufate ifunguro rimeze neza, kandi nanone ribe ari ifunguro ritarimo ibintu byangiza umubiri cyane, amasukari menshi, kuko isukari ituma uruhu rurasaza pe, rukazana iminkanyari. Nanone kandi ukirinda ibintu birimo amavuta menshi, kuko amavuta menshi atuma uruhu rusaza rukangirika muri rusange. Ni byiza rero ko ufata ifunguro rya mu gitondo ryiza kandi rikungahaye ku bintu byubaka uruhu. Rero video izakurikiraho tuzaganira ku biryo ushobora kurya kugira ngo ugire uruhu rwiza. Rero mugerageze nyine muzakurikirane murebe iyo video, nimba wamenye ibintu ushobora gukora kugira ngo bitume ugira uruhu rwiza, noneho bizanagufasha kumenya ibiryo warya nimba ushaka kugira rwa ruhu rwawe rugakomeza ari uruhu rwiza. Iminkanyari, ntuba ufite iminkanyari, ibiheri, cyangwa se wenda usange rwumagaye rwagiye ruzana rucikagurika, rusatagurika. Rero nimba utarakora subscribe, please uyikore, kandi nimba hari icyifuzo cyangwa igitekerezo wagishyira muri comment. Ciao, naho ubutaha.